kuza amahoro Muzwa n'icyo amahoro nese wabona prudence mu mufuka w'umugabo wawe sibyo prudence ni ikisi nitabi turaba Kristo uri umukristo none se waba mu mibereho yanjye urabona ngo itabi kugeza ubona n'umunsi numwe n'umuntu akwitabi cyaba nta kibazo ni umva ngubwire inshuti yanjye ingo zo muri no minsi abantu benshi nabo bazifuriza amahoro shitani marazihiga niba ari umuntu ushaka kudusenyera akabishyize mu mufuka wanjye kugira ngo bikunde bisenye urugo kuko iyo mbana nabishyizemo mbana nabikuyemo nkabijugunya bibaye byiza wa mugore w'umutima ugatuza kandi mudumva udashaka kunyumva ingaruka ni uzazigira kundenza ushinzwe kumenya aho ngiye ntacyo bitwaye kukubaza kugira ngo tuganire ntabwo ushinzwe kumenya aho ngiye ariko jya woroha akenshi nkunze kukubona ukora muvoma hano umva musore ntabwo ndi kuri level yawe njye mvugana n'abantu bafite aha urahafite urashaka kunshishamo ijisho gutyo urabona nta niba wumva uhafite uzaza tuvugane ufite confidence nta kibazo sister ufite inkwi barya ibihiye abeshya nzagutsinda urabizi ntabwo mbize nese ngewe ndakubaza banza wumve nyine garuka hano banza wumve ngewe soma mu mutima wa Nadine nese ndi Imana kugira ngo nyine menye ibyo atekereza ibyo atakubwiye urumva ngewe yabimbwira impamvu ntakubwira ko yabikubwira njye ndi mukuru we niyo mpamvu nasanga yarakaye nkamubaza iki cyakurakaje ntakimbwire nawe ubwawe nakubaza ntukibwire ushaka ngo bigende bite ko gasuzuguro ugeze naho uhagarara washaka no kunjomba urutoki mu mutwe kandi wa mugore we witonde niba wumva gusuzugura reka turekere imbere ugende nyine ugiye mu byo urimo ntandeberara kabiri kangahe se akora ibikige mwumvise ko babahaye ijambo namwe murangije muraguruka mumera nk'amashara yo mu mpeshyi ibyo bintu turabisubiramo ndebe umuginga akazi w'umugore wapi kijya mu nda y'abana se munsi ni batarabazimu niki ariko tega amatwi ngiye nkubwira inama kuko nuzabura ubwenge bw'Imana izamata reka Imana ikeneye gufasha umva nkubwire hari umugabo witwa Binyamuntahe uragenda akakubwira buri kintu cyose ureke biradusenga bakavuga ngo Imana iravuga ndetse ko tubabamo Imana wabonye ivugirayo ariko Binyamuntahe ugerayo akakubwira byose reka Imana nayo iduha ubwenge mana yanjye sha ako kantu mbwiye niko reka ntaye njye kubitekereza nzaza kukwishakira cyamfashije ntabwo wari uzi urushako rwanjye urabibura bakagira ngo nibo babikoze ariko ni Binyamuntahe nzaza nkwishakire sha sawa urakoze ra ntabwo ingaruka ari uzazigira byenyine nawe wazigira nanjye nazigira kuko nawe wazigira utekereza ko wambabaza wenyine ariko nawe wazigira kerekana igendere bwo muri chambre ntuma ntazijya ugiye garuka hano garuka hano urabona ko rwose bajya banyica barivumbuye sasa uko nakoze amafuti ako yakagombye kumbabarira ubundi se ni iki kidasanzwe nakoze se ni jye wa mbere cyangwa jye wa nyuma akundi kwera bakuri bo muri ino minsi bashobora kuba no batera no kunywa inzoga kwanza
gusubira mu nari mbaganye ababyeyi ndababona hano iwacu mu bwatsi bwacu. Ehe, niko mada ko mbabona hano mwaje kudusura muri fozike. mfite ibibazo. Ibihe bibazo? Umugabo yarananiye. Niko urangabo ntabwo amudufatira. Yakunaniye gute? Umusinzi. Nta bindi bibazo? Ibindi bibazo birahari. Bitubwire. Yego. Aragenda akarara. Sinzi yari. Umva rero umugore, umugabo wawe bamugiriyeyo, baramukoreye, urumva? Mbega umugabo bamuhaye za nyama za twa dukoko sinzi ko batwita. Reka mbaze b'abanyamahanga b'abakurambere hakurya y'inyanja handi iwacu aho nakomotse tubabaze. Reka mbakubarize. Mume wako ana tatizo kubwa sana, lakini atatibiwa haraka. Basi kwa hivyo utakwenda kutafuta mbuzi ya rangi moja na mavi ya kuku ya mweupe, unasikia? Na kuku ya rangi moja ya nyeusi. Utaleta na jike jeupe kabisa, au vipi? Tena na hivyo utatoa na mihela karibu 1,000,000 ya kupatia wakuu hapa ili waweze kutufanyia kazi yetu haraka. Haya, asante. Mimi naondoka. Mada, wabyumvishije? Nukuvuga yuko ibyo bavuze uragenda ugure ihene y'ibara rimwe. Ugure n'igitebo cyuzuye amagi. N'inkoko y'umweru y'ibara rimwe. Urumva? Hanyuma ugiye ushaka 1,000,000 yo guha abakurambere. Murabona ko banahetse. Urumva? Kugira ngo ibibazo byawe byose bitungane umugabo tumushe ku murongo. Hari ikindi kibazo kirenze aho ngaho? Ntacyo? None reka none tubasezere bagende. Yes, ashimwe Nyiramigere. None se ko nagushakaga hano mu rugo wabona akanya? Nta kibazo, aka kanya ubonetse nacyo. Birihutirwa nibyo ngushakira.
Yego, ndagutegereje. Sebe, ugiye kuryama udahiye? Chérie? Uricara hano. Reka nzane rushe. Uzane rushe. Ese marushe wagiye kuyazana Nyabugogo? Karibu nyiramige. Muraho Rudovi. Muraho neza. Amahoro. Sashima. Sayimbaza. Amakuru. Ndashima. Karibu. Mumeze gute siko muhamagaye igitaraganya nta mahoro? Turashima Imana nyine guhamagaye ngushaka. Nagira ngo nyine tuganire. Hari ibyo ndashaka kukubaza cyangwa se kukugishaho inama cyangwa ukatugira inama. Byerekeranye n'andi wanjye mu rugo nyine, niyo mpamvu narebye umukristo mugenzi wanjye bagire nyine niba hari inama yatugira. Rero nicyo nari nguhamagariye, ntabwo ari ibintu bihambaye. Karame. Ntabwo se wambwirira mama wawe aze hano umubwire. Yego. Uriya ni wa muhungu wawe wakuze? Uriya ni kingi. Amaheruka ari umwana. Abona atarabaye umugabo. Karame. Genda undebere mama wawe se umubwire aze ndamushaka. Yego. Mama, Karame, ndi kumva ari kugushaka. waranshakira iki? Ntabwo mbizi, ndi kubona ba bene wabo baje. Ah. Sinzi icyo bagiye kukubwira. Umusaza nawe yagiye andeka nkirangiriza ibyo mba ndimo mubwire ngo ndaje. Sawa.